Bakristo bavandimwe inshuti za Biblia Yezu, buri munsi ku itariki 29 Kamena buri mwaka duhimbaza abatagatifu Petero intumwa na Paulo intumwa. Ni umunsi mukuru ukomeye. Simoni ari we Yezu yise Petero yari umurobyi. Yezu yamutoye mu bigishwa be ba mbere. Igihe yagendaga ku nkombe y'inyanja ya Galileya, abona abavandimwe babiri, Simoni bita Petero na Andereya murumuna we. Bariho baroha inshundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ako kanya basigaye inshundura zabo baramukurikira. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bisanga mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 4:18 kugera kwa 20. Kuva aho Petero abereye intumwa ya Yezu, ntiyigeze atandukana nawe na rimwe. Nubwo igihe Yezu afashwe Petero yamwihakanye, icyo cyaha Petero yarakicujije cyane. Yezu aramubabarira ku buryo bwose. Yezu yamurekeye ubutware yari yaramuhaye ku ntumwa no kuri kiliziya ye. Yezu yari yarabwiye Simoni Petero ati, noneho nkubwiye kuri urutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bw'ijuru. Icyo uzaba waboshye munsi kizabohwa no mu ijuru, n'icyo uzaba wabohoye munsi kizabohorwa no mu ijuru. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bisanga mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 16 umurongo wa 18 kugera kwa 19. Nubwo Petero yatorewe kuba umutware w'intumwa n'uwa kiliziya, isezerano yagiriye Yezu we n'izindi ntumwa yuko bazamubera abagabo bararyubahirije, ndetse barinda no kubizira. Ku ngoma y'umwami Nero, Petero yarafashwe afungwa igihe kirekire, nyuma acirwa urwo gupfa, abambwa ku musaraba i Roma. Aho bamutangiye ngo abambwe ku musaraba, yasabye kubambwaho acuritse, ari ukwanga kwigereranya na Kristu umukiza we. Ngiyo imitabarukire ya Simoni Petero duhimbaza uyu munsi. Nubwo yagiye anyuzamo bikagaragara ko yashidikanyije ndetse akihakana Yezu Kristu, ariko aho amariye kumubabarira no kumwomora ibikomere, yamushinze ubutumwa bukomeye bwo kuyobora kiliziya ye. Abisunze rero mutagatifu Petero intumwa, tubifurije umunsi mwiza, ndetse n'ibigo byinshi by'abihaye Imana byamwisunze, namwe mugire umunsi mwiza. Nyagasani natwe aduhe buriya butwari bwamuranze, cyane cyane bwo kuva mu mwijima ndetse no mu kibi igihe twacumuye, kandi tukizera Yezu Kristo, tukamugirira icyizere. Niwe udufata ukuboko, niwe udukomeza, niwe uduha ubutumwa. Nyamara no munsi ya zero Yezu arakora. Ntawe Yezu atagukura habi, nta naho atakugeza heza. Icy'ingenzi ni ukumugira icyizere no kumwemera, byose birashoboka. Reka rero tuzirikane na Paulo intumwa. Kimwe mu bimenyetso bikomeye bya kiliziya yo mu ntangiriro ni uguhura na Kristo kwa Sawuli. Niko yitwaga atari yahinduka. Mu nzira agana i Damasi, Paulo ubwe mu nyandiko ze agaruka kenshi kuri icyo kimenyetso. Dore uko abitubwira ubwe mu ibaruwa yandikiye Abanyagalati. Mbibamenyeshe rero bavandimwe, iyo nkuru nziza nabigishije si y'umuntu, si n'umuntu nyikesha, kandi si umuntu wayinyigishije, ni Yezu Kristu wayimpishuriye. Mwumvise kandi imigirire yanjye kera nkiri mu Kiyahudi, ko natotezaga bikabije kiliziya y'Imana nshaka kuyitsemba. Kandi benshi mu bo tungana dusangiye n'ubwoko nabarushaga gukurikiza idini ya Kiyahudi, nkabasumbya ishyaka mu guharanira umuco karande w'abasokuruza. Nyamara umunsi uwanyitoranyirije nkiri mu nda ya mama yampamagaye kubw'ineza ye ngo ampishurire umwana we muri jye, kugira ngo mwamamaze mu mahanga. Ako kanya nahise mpaguruka, ntawe niriwe ngisha inama, habe no kuzamuka i Yerusalemu ngo nsange abantanze kuba intumwa, ahubwo nagiye muri Arabiya, nyuma ngaruka i Damasi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Abanyagalati umutwe wa 1 umurongo wa 11 kugera kwa 17. Mu myaka 12 Paulo yagenze ingendo zitabarika yigisha abantu inkuru nziza. Nubwo bwose yagiriye amagorwa akomeye cyane kuri uwo murimo, Paulo ntiyigeze yinuba cyangwa ngo acogore mu kwamamaza ingoma y'Imana.
Mu nyandiko ze yagarutse kuri ayo magorwa agira ati: inshuro 5 abayisiraheli bankubise ibiboko 39. Urugage nakubiswe 3, rimwe mpondaguzwa amabuye, nduhama 3 mu mazi, ndetse mara ijoro n'umunsi rwagati mu nyanja. Mu ngendo zanjye nyinshi nagiriye amakuba mu nzuzi, mpura n'abambuzi, ngira akaga kabo dusangiye ubwoko, nako ntewe n'abanyamahanga, ngirira ingorane mu mujyi, mu butayu no mu nyanja, nkubitiraho imitego y'abagambanyi biyita abavandimwe. Ibaruwa ya kabiri bari umutagatifu yandikiye Abanyakorinto umutwe wa 11 umurongo wa 24 n'umurongo wa 26. I Roma naho yahagiriye imibabaro myinshi, kandi ageze no mu zabukuru. Yamaze igihe kirekire mu buroko, nyuma akatirwa urwo gupfa, bamuca umutwe. Pawulo yarushije abandi benshi kubabara, byose abigirira Kristo. Pawulo rero ni intumwa y'amahanga. Mu by'ukuri wavuga ko yogeje inkuru nziza mu byaro, mu gihe Petero we yabaga ari umuntu uri muri administration, mu buyobozi, undi yabaga ariko bambaza inkuru nziza hirya aho ngaho. Sawuli rero yahindutse Pawulo mutagatifu, intumwa. Ntaho Yesu atagukura, nta naho atakugeza. Amateka rero ya Petero ndetse na Pawulo hari henshi ahuriye, bagiye bagira ubugwari, ariko Nyagasani akabahindura, akabagirira imbabazi, akabakoresha iby'ubutwari. Wari Sawuli rero ahinduka mutagatifu Pawulo intumwa. Yakoreshaga inkota agamije kwica abakristu, abatoteza, bamwe abafunga, ariko nyuma yaje gukoresha inkota ityarisha ahantu habiri, mujya abiri, ari ryo jambo ry'Imana yagendaga yamamaza hose. Aba batagatifu rero Petero na Pawulo badusabire natwe tuzaba batagatifu, kandi Nyagasani adukoresha iby'ubutwari mu kwamamaza inkuru nziza, ndetse tubwira abantu bose ko Yesu Kristo agira neza igihe cyose. Mwese rero ushobora byose abo mugisha Imana Data na Mwana rero mutagatifu, abatagatifu duhimbaza uyu munsi, Petero na Pawulo, badusabire natwe tuzabe abatagatifu.